YouTube kuko yashyigikiye muri kukwigisha ikoranabuhanga kuri YouTube. Ariko nkuko abantu benshi bagiye baca mu gikari bakabimbwira bakambaza, uno mwanya ngiye kubasubiza ikibazo bahoze abantu benshi bibaza. Barambaje ngo ese kuki cyangwa se ni gute wakora sticker ziriya zikoresha kuri WhatsApp ukahakoresha nk'ifoto ushaka cyangwa se ifoto yawe. Wenda ukabavuga uti reka shyira ifoto yanjye, wenda urabona hari ukuntu tujya tuvuga ngo ukajya nko kohereza sticker ukandika ngo are you serious? Urumva aho ngaho ukaba usanga wakoresha nk'ifoto y'undi muntu. Ariko we icyo ukora niki, weho ushobora kuba wakikorera sticker ukaba wayikoresha kuri WhatsApp. Wenda nk'umuntu ukamuha wenda akubaza ati ese uri seriye, ugahita ukoresha sticker ukavuga uti shandi seriye cyane. Icyo gihe rero ibyo nibyo ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba wakora sticker yawe ukajya uyikoresha ukandikaho amagambo ushaka, nta kibazo rwose. Uyu munsi rero nibyo tugiye gukora nta kibazo. Icyo usabwa rero nkuko ari bisanzwe ukurikira step uko tugenda tuzikora paka igihe video irangiye. Iyo wibeshye ugacikwaho n'imwe biba bikubayeho. Hari igihe ibintu usanga byakunaniye kavuga uti uno muntu aravuga ibintu akabeshya, ariko gihe ntago njya mbeshya. Muzakore cyane ibintu byose mvuga urabikora kuko ugasanga birahura. Nk'ibisanzwe rero reka dukomeze tuhata mbereka nyine uko ibintu ngenda mbikora buhoro buhoro, nkabereka nti ibikorwa gutyo. Mwebwe weho icyo usabwa ni ukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ukomeze kubana nande nanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'ibisanzwe rero, nk'ibisanzwe ufungura telefone yawe, tuvuge ko twese ubu turi kugendana ubu ngubu pe, sibyo? Tuvuge ko twese turi kugendana. Icyo ukora rero urahita ufungura telefone yawe umanuke ujye muri Play Store. Nurangiza muri Play Store birumvikana ufite internet. Tuvuge hano urabona ko nyikuyeho ariko reka tuyisubizeho. Urahita uza muri Play Store yawe uhite uza ukandeho. Nk'ibisanzwe urahita uza muri searching wandike stick maker. Andike sticker maker. Wana hano hasi nayishatse weho urahita uyibona nawe. Urabona harimo sticker nyinshi, ariko urabona nk'iyo genda mfitemo ninge ya sticker maker for WhatsApp. Urabona yabaye installed. We icyo ukora urahita ujya gutera uhita uyinstall. Ubwo tuvuye ko nyine ku muntu uteinstalle urahita ukanda install. Hanyuma numara ukanda install irahita idownloadinga. Murabizi neza ko iyo tudownloading ikintu kuri Play Store ni ukuvuga ngo nyine kirabara kikaza bitewe na internet ufite, ushaka kwihuta cyangwa se kigatinda. Nirangiza rero maze no kwinstalla urahita ukanda open. Nk'ibisanzwe urahita ukanda open. Mara ukanda open urabona hano hariho sticker maker, hano nta iri kugaragaraho. Hano hari aka help and WhatsApp. Hano urahita uza hano kuri add ugateranya ko hasi. Urabona bakubwiye ngo static sticker cyangwa se animated sticker, download from Google Play. Uvuga ngo iyo ushaka gukora ino iri iyi ngiri animated, nuvuga ngo zazindi ziba zimuvinga nyine ko nanga kantu gaseka se n'ibintu. Uvuga ngo ino bakubwira yuko ushaka kuyidownloadinga kuri Play Store. Noneho twebeka tujye gukora ya indi restart ihagaze nk'ifoto nyine idakora. Numara gukanda urahita ubona ahantu hejuru ngo new sticker. Hano ni redo ku bantu bazi computer nko kwandika, hano ka redo, hano ni save. Ubwo ni igihe saving ibyo wagize gute ibyo uri gukora. Noneho ushobora nanone kuba wagira gute, urabona hano hasi ahantu hari akantu gashanije kariho plus. Hano ni igihe ushaka kongeraho ifoto, hano ushobora kongeraho amarinete cyangwa se ukongeraho ubwanwa. Hano naho no kudesigninga intuza yawe. Noneho hano hariho T niho wandikira amagambo ushaka, ariko ushobora kuba wakandikaho ukongeraho emoji. Na hano ushobora kuba wadesigninga sticker yawe. Wenda reka urugero dukoreshe nk'ifoto. Koreshe nk'ifoto, wenda reka nkoreshe nk'iyi foto wenda ibanze. Suppose dore ifoto maze kuyiterekamo. Noneho iyo umaze kuyiterekamo sasa
urabona wenda nk'urugero ushobora guhita wenda duhere ku kano k'ubwanwa, sibyo? Urabona hano hejuru hari ahantu hagiye hari utuntu ushobora kuba wagira gute wakoresha, sibyo? Noneho ubwo nk'urugero reka mbanze nkureho kano kari kajeho, tubanze dushyire ya foto yari igiye. Aha noneho wenda dukande hano, iyo uhakanze ubwo nyine uba ushaka nko kongeraho ubwanwa cyangwa se ushaka kongeraho amarinete, wenda urabona bitewe na lavu. uri kubona wenda dutangiye, mureke nze mbereke aho bitangirira. Urabona nka hano ushobora kuba wakongeraho ubwanwa kuri sticker yawe, urabizi ko hari n'igihe wenda wazanga utabufite, sibyo? Ushobora glasses, ushobora gushyiraho ibirahure cyangwa se amarineti, ushobora gushyiraho mask, ushobora gushyiraho n'ibindi others. Ushobora kuvuga uti mbe mfite nk'agakoni, isaha, ibintu nk'ibyo. Kuri ya foto ushobora kongeraho nk'akantu wenda k'urukundo n'ibintu. Noneho ushobora kongeraho umusatsi, nk'urugero reka wenda nishyireho nk'umusatsi kuri iriya foto. Reba, urahita uza ukaringaniza. Urabona ko ninyikubitaho wagira ngo umusatsi ni uwanjye. Urabona ni ibintu nyine wagenda ukora ku buryo butandukanye. Ushobora no kuba wakora ukongeraho happy new year, ukaba wagashyiraho. Ushobora kuba washyiraho ingofero, ushobora kuba washyiraho undi muntu nko ku ruhande wenda ari kuwuseka, wenda nk'urugero ukaba waza ukamugira nkanga, nabyo biremewe. Ukaba wakagira nka gatoya ukuntu nyine. Byose ni ibintu wagira gute, ibintu wagenda ukora. Okay, hano ubwo nari ndimo nkwereka ukuntu ushobora kubagira gute wabyongeraho. Wenda dukomeje nk'utundi tuntu twinshi tugiye turiho, mask twayibonye, love, hair, head, washyiraho ingofero, ukaba washyiraho undi muntu kwako wenda kamanuramo hasi, mbega nakaruka ushobora kongeraho ku ifoto yawe hasi kugira ngo ugire gute ujye ukomeza uyikorera. Okay, ibi rero ntago ndi bubitindeho, ahubwo wenda reka ndebe nk'akandi kantu wenda dushyizeho nk'aka. ushobora kugashyiraho nka hano, ariko bino ntago ari ngombwa. Wenda reka tugakura. None ikindi, none iyo umaze gushyiraho biriya bitewe n'ibyo ushaka, ushaka kongeraho amagambo. Wenda kuvuga uti wenda bino reka mbisibe, reka nandike ngo good afternoon, cyangwa se ngo hey everyone, hello everyone, hello everyone. Okay, tukanda okay. Bimaze kubyandika rero, ino A ya mbere ushaka kuyongera ujya ngo wongera no magambo wanditse. Ushobora kuyagabanura, wenda urugero ushobora kuyagira manini. Noneho hano ushobora kuba kongera uburyo iza nyuguti zikagaragara cyane, ubona ko nukuzitsindagira. Nindamuka rero ngiye ahangaha, urabona ntizigaragara cyane, kuko ngenda negeza imbere niko zigenda zigaragara cyane. Okay, ushobora gushyira muri font runaka ushaka. Font ngiye hano ushobora kuvuga uti aze ameze gutya, ushobora kuvuga uti aze ameze uko, nyine bitewe n'iyo ushaka. Harimo rero amafonti menshi wagenda ukoresha. Okay, urabona ko wenda nk'urugero ushaka gukoresha iyi n'izindi nyinshi. Fonti yose ushakamo hano ibigize gute ibirimo. Wenda reka turekereho iriya. Okay, ugahita ukanda kariya kantu. None icyo uhita ukora, ushobora kuyifata ukayizana ukayishyira hano ku ruhande. Noneho ikindi ushobora kuba kongeraho emoji, ukavuga uti reka shyireho nk'akandi kantu gaseka. Wenda nk'urugero wenda reka nshyireho haka, ugahita uvuga uti reka ngashyira ahangaha. Ugahita uvuga uti wenda reka ngashyira ahangaha. Okay, noneho warangiza ushobora gucenginga design yayo, ukavuga uti
wenda kaze kasa hano ku designinga ntuza yawe nta kibazo. Na hano no ku designinga solid wenda hari inyuma y'ukuntu inyuma ashaka kuhagaragara n'ibyo uko dore kakabara ngakano. Iyo urangije rero byose urabona ko byaje mu ifoto yanjye, ariko ushobora kuba wakimura cyangwa ugakora. Urabona ko nkarangakuyeho nta n'umuntu wamenya ko ifoto yanjye nabikoze, ariko nk'igihe nyine ushaka kukagaruraho byose ni ibintu bisanzwe. Niba ushaka kuyigaragaza cyane ushaka kubikora uku nguku nta kibazo. Urabona ko ndi kugakuraho nkagashyira kuri size nshaka, size n'ibiki byose. Noneho kumwibuka ko gushyiraho emoji yo ni wenda nk'urugero niba ariko uri gukoresha usuhuza, ushobora kuba ariko ugira gute, ushobora kuba ariko ushyira hano wenda ubwo ukabugize gute urarangiye. Iyo urangije rero uhita uza hano kuri save, ukahita ukandaho. Hano bakuvuga ngo interpack name, n'uvanga n'ugira ngo wandikeho izina ry'ako kantu wakoze. Iyo urangije rero urategereza hano urumva ko bahise bamamaza, ariko reka tubikupe. Okay, urabona ko ikimara kuba saved, dore bahise bambwira ngo complete action using GB WhatsApp. Ese ndashaka kurangiza bino bintu nimo nkoreshe nyisavinga kuri GB WhatsApp, reka wenda nkande just once. Ngo would you like to add ya name nyine batubwiye ngo add cap to GB WhatsApp, uvuga ngo nzajye nkoresha ino sticker kuri WhatsApp ya GB. Kankahita nkanda add. Urabona ko basambwira ko yadinzwe. Ushobora kuba ukoresha wenda WhatsApp irenze imwe nkuko nayo mbikoresha, ugahita ukanda kuri add. Hano nkoresha GB WhatsApp na WhatsApp business, nkahita noneho nkanda kuri WhatsApp business, nabo bakambwira ngo ni nyadingaho, nkahita nyadingaho. Noneho ubwo bikabigize gute, irarangiye. Icyo ukora rero reka tujye kureba ko za ntuzo za twakoze zagize gute zaje. Nk'ibisanzwe rero urahita uza kuri WhatsApp, wenda n'urugero reka wenda njye muri group. Nyuma kujya muri group mpite wenda njyemo hano, wenda reka njyemo hano. Nindangiza murabizi ko iyo dushaka sticker tuza hano kuri emoji ugakandaho. Urabona ko ya indi maze gukora ngiyi hano, ugahita wohereza. Urabona ko ihisiba emoji urabona ije no mu ifoto yanjye. Ubwo n'uvuga ngo internet igihe iriho rwose, umuntu wo muri member rwose ya group rwose azahita agira gute, azahita kabona. Ubwo nkweretsa uburyo ushobora kuba wayisavinga ikaba yagira gute, ikaba yagenda. Noneho reka tujye kureba ko no muri ya WhatsApp business byakemutse. Reka naho tujye kureba turebe. Uvuga ngo for example nindamuka wenda n'urugero mfunguye nka hano, nkahita nkanda hano kuri emoji nk'ibisanzwe, nkahita nza kuri aka kantu, nkahita nyireba hano aho iri. Urabona ko nindamuka nyikanzeho irahita igira gute, irahita igenda. Umuntu wese ahita abona ko ari hello everyone. Ushobora kujya no mu yindi WhatsApp yindi, wenda nkajya wenda nko muri iyi group nayo nkaya navuga nti hello everyone. Urumva umuntu wese nyine agahita abona yuko emoji nyine iba niyo dukoresha tujya kureba tujya kureba nimba ibyo tumaze gukora bigize gute byabaye. Ngayo nguko rero mwe kumwe DJ bayingana ku Search TV. Icyo usabwa no ukana subscribe batarayikwanda, ariko nshimira na buri wese wayikanze, kandi ujye ugerageza no kureba video zanjye zigisha. None akaba n'abandi bantu bajya bantera inkunga cyane, bagaca mu gikakamba ati rwose ibintu rwose bikore neza bityo rwose bigaragare, ariko mba nagerageje kubikoresha. Ngayo nguko rero mwe kumwe na DJ bayingana ku Search TV. Icyo usabwa no ukanda like kuri video zacu, ukaba wanagira n'igitekerezo wanyuza muri